njyewe ntabwo wankoraho. Oh muganda wange otuse wabweru nyonyola mpulire muganda wange gwerinda ko njagala nkunyonyole binyonyoko mugambe ki kugambye linda ko njagala nkunyonyole binyonyoko ngo agiye kugusobanurira ibyinyo bya nyoko. sigwate ryanje riri hagana hehera kunene narisize hano ubundi buri gitondo ko nabyukaga nkaza nkabifata nkaja kubaza uwo mugore ndamenya yarishize he kandi umugore rero araza kumbona ndakwica umugore igote ryanje riri hehe ngo nje kwibariza subura yampaye nka uwo nsiba akazi kubera igote ryanje riri he wa mugore ko nayo narisize ahangaha nkaba ntaryo mbona ubu ngubu ndamenya yarishize he niko wa mugore ndakwica kandi rero ikoti rye narishakiye ryagiye hehera byampaye nka rero ubu se nsibe kubaza kubera igote uyu mugore yarishize he niko wa mugore we Ndakumva igote ryanje riri ariko ubwo siryo nafuzera kubera iki imyaka 40 ndimaranye ridafugwa uyu munsi wabonye ko ari ngombwa kuri fu nakumira. None se igikoti cyari kimeze kuriya cyari gipakiye mico wagira ngo ni ikintu batinduza ifumbire ubwo narinda komeza kukibika nkikoze iki. Umva nkubwire igote ryanje riri ubona umuntu yarifataga karivuna rikaba ryavunika nk'igiti uratinya ukurarimisa imyaka yose ndimara erega icyo si ikibazo hari n'igihe watahaga rwose mugabo mwiza nge sinkwanga sinakora n'ikintu kikubangamira ariko hari igihe wazaga wasinze wambaye icyo gikote ugapfa guhira mutyo kinuka umva nkarara nambaye agapfukamunwa ibaza umugore wambaye agapfukamunwa mu buriri njye ubwo uwo mwanda nari gukomeza kuwihanganira. Wa mugore we ngumve nkubwire imyaka tumaranye urayizi umunsi umwe ni wakunaniye kuwihanganira kukunokera nawe unaniwe wenda warakaye waribuze ariko nge nazindutse ndarifurana narifuze mbere y'iyindi myenda yose byari bimaze kungera ntabwo nari kubyihanganira ntururara muri uyu munsi rero ngaho rero wananiye rwose umunsi umwe wananiye kuwihanganira ntabwo nari kubivamo nge najya kubaza nambaye iki none se ubwo ibyo ngibyo we urabona ndaje kubaza nambaye iki ngi icyo nzi nuko nakoze isuku nta rwose oya rwose mugabo mwiza nta kindi ntibishoboka unkora icyo ushaka njyewe rwose nta muntu wakoze isuku ngabizira ariko urabizi iki bitera ndakizi nuko ntarawukora mu nsina z'amatwi ayiwe njyewe ntabwo wankoraho abantu mwaratumenye ngo muzajya mwirwa mudukubita nk'ingoma z'abaporoso ibyo se ngenzire kubona koze amasuku umva nuko mfatiranyije ntambaye nari gusohoka nkakumena uwo mutwe bananga ngenda kutagwe njya kuta ngenda kukuba wawuride kare yingira nkurage nze ndi wakabitoma nyiragwe fara ushaka umbwire n'ibirundi n'ibigande ngibyo ntacyo bimbwiye icyo nzi cyo nuko ndi kuzira ubusa ariko abagore ubu twazize icyo ubundi gahinda we ndakubwiye ngo injira ngukubite nje ku kazi zireziraho gahinda ngwino uryame nashashe ariko bibi ni ibiki ubwo ninje wiste gahinda oya ni njyewe ubu sutaniye hehe nako wakinje wa mugore ntabwo ninjiye ariko ntabwo ninjiye ubwo nibinakomeza ngenda ajya no kuzana n'abayobozi bambwira ukuntu nazira kuba nakoze isuku ngenda kuta nukuri kureba ko ntambaye abantu nasohoka bakambona nari kuza nkakumena uwo mutwe ngo niba uri umugabo sohoka noneho wambaye ubusa ese ubundi wakinjiye nkagukubita zikaba zirahora nkaja ku kazi urikubona utari kunyereza niba ntinjiye aho ndagusanga hose ndakumena ariko si ubundi kuzira kuba nakoze isuku koko abantu ninde wari wayigutegetse ahangaha ni wanje nijye utanga mu mategeko ngende ngira ngo nkubwire ko abagore ubu ngubu twimirijwe imbere ndagira ngo nkumenyeshe ntabwo uzajya wirirwa unkubita uko wiboneye ngo mbe nakoze ntabwo ninjiye none ariko kwa magezi muzajya muribuka mutongana kuva mu gitondo kujya nimugoroba mwebwe niko induru mwayihaye umunwa ahantu hose mwasakuje muri iki gitondo nta n'isore abantu babuze uko biryamira ubu se ntureba hombi nyine byagenze gute mbwira wari uraye hanze ku rukinzo none se urukinzo byagenze gute ninjirame n'umutwe
akumena umutwe se akubora iki noneho kandi ariko ubwo byarananiye aka kanya umugabo uvuye mu Bugande yaje ari amavuru kurya atangiye kuguhondagura se nanjye nicyo ndi kwibaza ni ko mugabo magezi ugambe udakingura we sohoka ariko bakubone byagenze gute wa mugabo nasohoka nkanyura he nta kintu nambaye nese byagenze gute nyine uwo mugore yarebye ikote rimwe ngiraga yiha ibintu byo kugira ngo maye ngo agiraga amasuku aba ararimeshe none nabuze icyo kujana kubaza nese umuntu w'umugabo wo kwishigikira umwanda noneho arega igihe maze wa mugabo we igihe maze rwose ndimaranye imyaka 40 iryo gote ese wasohotse abantu bakakubona ariko wa mugabo we kugira ngo bambone kandi nambaye ubugira umugabo wasohoke tuca urubanza rwawe turi no kumureba njyewe sinakifuza agasohoka kuko rwose yavuze ko aramena umutwe ubu ni nayo mpamvu ndetse ntabwo yambaye noneho huye nyine ntabwo yambaye rwose nta kintu nambaye uwo mugore sinzi ko ndamugenza ariko sese wamuka tukurisoho kumuna kureba wa mugabo wagize ngo ndimo kubesha ntawe uri kureba ko nambaye ari ubwambo muganda wange otuse wa bweru nyonyola mpulire muganda wange gwerinda ko njagala nkunyonyole binyonyoko mugambe ki kugambye linda ko njagala nkunyonyole binyonyoko ngo agiye kugusobanurira ibyinyo bya nyoko uyu mugore ni gatikira urwo ni ururimi rwo mu Bugande wa mugore ubwo si ibyo bintu ko utaragenda utajya kubivugano n'ibyo n'ibiki utahanye nyine utu ni udusha urumva ndabizi ubwo mwamuri no kuntukiramo ndi kugutukira iki ariko se wa mugabo igote ryawe hariya ngugira igote rimwe nujya ufura none ni rimwe gusa ndimaranye imyaka 40 ntaya rifuraga none uyu munsi ngo niho ashaka kurifura rwose narifura rwose danizo none se warifuza utamubwiza ko arajyana uzi ko ari umubaji ahora nukiro mumbarize ariko dani buriya koko baravuga ngo agakwa kari kuwundi karahandurika ubu nanjye ndabibonye rwose none zo urafata igote ry'umugabo ikarifura uzi uko nararanaga mu buriri uzi umunuko yaranaga nkagira ngo ari no kunsubira kandi ari ikote riri kuno umuntu kubaye imyaka 40 udashoboye kwihangana ubu ngubu ariko si ubu kwihangana gukena n'ingeso ariko rero natwe tubisubiramo umugabo tubisubiremo rwose mugande tuganire rwose mugande wange wenda kukuba umukazi ngenda muta nze ngenda muta sisobora genza polapula genza katono kati guomanyi omanyi ngenda muta genza katono musajja kukuba tebirungi ate kote ryange riri rudawo ori rabo nyambade bwerera ate ngo omukazi yaitaderi tekisoboka mugande wange tenga ngugambire ndikukubwira ni ndi umugore tuvuge nibyo yumva ejo bundi wahoze mu Bugande waramuzengereje kuko amagira amahirwe ujya gupagasa mu Bugande ariko reka nkubaza nirirwa bakurukezo wagize ngo ibyo nzana biryana neza kuba naguri kote ntari kubera ko mba ndi guha nyine ndanyambikubusa ariko naguhahira umugore ukamwicisha umwanda n'ubundi ntacyo bimaze mva nkubwire ugomba kugira agasuku nk'umugabo ufite umugore w'umusi reba ukuntu uyu mugore asa umuntu azamukwaka mwitwarire se reba umugore ukeye ryusa neza umugore korera mu rukero umira itabi wirirwa ku rukero ugira gute nese ubu ndaja kubaza nambaye urategeza ikote ryume cyangwa ko uyu munsi yakora none narifuza hakiri kare ntiryume mbere ngo nsiba agacupa none ngaho nyumviraho umutima Bikira Mariya na Yosefu kugare rimwe rigana mu ijuru ibyo ntibishoboka ndakurahiye none ndabigenza ite genda kaga ndicorezo malaria ntare bakankamira nishingura ibirenge ahubwo ntiturubana mbona uramwica ngo ngwiki kumwica gusa ndanamumira ubusa kazura cyakagiyeho ngo ngwiki ndapfa no kugenda ariko nta rubamo nta najye mugisha kumwaga mu isuku kuko nakitwa ariko si bo ngiye umuntu bagira kote uhora mu gitondo iyo mbyutse sinkaraba mu maso sinkaraba intoki yongeye kurya sinkaraba amashuka ngo ntitwafura ibiriti ngo ntitwafura ikote narikoze iriya kote narindi uyu mwana gisigaye uragenda ukakuvuna ndagenda mbere yawe ibi ntabwo uyu mugore ni umuhomba ko uyu mwana gisi nawe none muragira ngo mbikore nte ibi ni ibibazo mukabyara agahinda karandenze nariya mugande wanjye exhaustia burungi sebo ngo basizotya mbona wambaye kare tugiye mu kazi wa mugabo uzi byabaye turakorana ahubwo
umugore wanje yafashe igote nagiraga ryari ndi najanaga nturizi none se yarishize he nturizi wa mugabo yarizi rwose yahise ari mesa kandi uzi imyaka tumaranye rwose none ubwo urajya mu kazi wambaye gute none se ndabizi wa mugabo bishatse kuvuga ngo turapfa kugenda none urasiba akazi kubera ko ibigote barimeshe oya reba nawe reka iki gipira ntugifura ndapfajya kucyambara ihene mbi nawizirika hiye ngenda kiva kukijyana none se waragenda yambaye gutya ihene mbi nawizirika hiye reba ukuntu igikote cyawe igipira kigiye kirasa none nijye wamwore reka twigere urapfa kugenda wambaye reka tugende yumve neza reba umugore mwiza nk'uyu nguyu ukaraze mu mufoke umukuta umufoke yari frank aranza uzuragenzwa na kamwe wa mugabo none se yarazi ko mu gitondo arajya mu kazi nanone mbese uragenda yambaye gutya none se wagiye kujya mu kazi mugore witonde ugiye kujya mu kazi noneho turapfongera none aragenda yambaye gutya niko bimeze ahubwo tujye mu kazi oya ntabwo yagenda yambaye gutya oya ntabwo tujye mu kazi tujye mu kazi ntabwo abo kugenda yanditse ku kazi mwabagabo mureke tugiye kubanza tujye mu kazi mwabana nawe kandi ugatwe ntabwo